ntabwo ndi bujye muri detail ngo nkubwire ngo hari umukinnyi uyu nguyu twavuganye hari uwo tutavuganye gusa ubuyobozi bwa Rayon Sport kuri ku nama barimo bagirana n'abakinnyi bakuru barimo bagirana n'abatoza ikipe ya Rayon Sport iri willing iri mirashakisha abakinnyi beza kurusha abandi bashoboka kuri iri soko ryo mu kwa mbere niba na Cedric arimo nta wamenya uburyo bizarangira ariko Cedric so umukinnyi wa Rayon Sport ngo muganireho ariko nabibonye nawavuga nabonye n'abandi baje ubwo birajyana n'ibyo baravuga na sefu mugunga byombi byose kirongozi birajyana rwose igisubizo ndi bubahe n'ikigo ntago ndi bubahe detail ngo babwire ngo runaka turi mu biganiro runaka ari businye mukinnyi mwisa wese muramwifuza ariko se nigeze guhamagara kera Minisitiri Mitara arambwira ngo ndashyuhaguza ndi kumubaza iby'amavubi umutoza w'amavubi none mwebwe ko ntimuri gushyuhaguza ko nta mutoza mukuru ko tuvuga abakinnyi uyu wungirije umutoza we bimeze bitewe araguma umutoza wa Rayon Sport yitwa Mohamed Wade niwe mutoza wa Rayon Sport niba hari buze umutoza mushya mukuru niba hari buze umutoza wungirije Mohamed Wade niba Mohamed Wade ari bugumana ikipe gutyo bwumvuze options eshatu zitandukanye ibyo bintu byose birashoboka birimo biratangira imyitozo umutoza wa Rayon Sport ni Mohamed Wade impinduka izo zose zazatanga mwamuhaye icyizere cy'umutoza waratubwiriye tumubajije atubwira atari ko se murashaka iki mwabantu mwagiye mukabaza ubuyobozi ko nanjye ahubwo ninjye nimwe nakabaye mbaza kuko mwe izo interviews ziba kenshi muhagaze iruhande Peter tuba turi kumwe kenshi yabivugiye oya ibyo bintu ntago ariko oya ndabizi ko bivuga ahubwo bari right abari mukuri ahubwo mwe mumubaza niba twaramugiriye icyizere mute kandi mumubona kuri touchline waramusenga borobe meze bite meze neza ibintu namahoro ntabwo urimo uyumva mikoro gudayeruka umaze kwibagirwa umwana mama ahubwo ekuteri niyo nshaka gushyira urabona ko nshyizemo neza Petero ntabwo byaringaniye ntabwo byari byaringaniye meze neza meze ute hari umuntu nakoreraga bamutumira ku kindi gitangazamakuru akajya ashaka gutanga amabwiriza y'uburyo mikoro zakabaye zivuga kuko mikoro zaba ziregera ati n'aka tekinike ngafitemo uretse kuvuga gusa na tekinike yakubwiye ati mikoro yanjye iraburamo base rwose ati ndumva nta base karimo bimeze bite se ni amahoro hajya kuva wajya ku murimo mushya umurimo wamenweho amazi ntaramenwa ibyo ni ibintu rero bikwiriye gukorwaho deni niwe kibazo deni mutangazaje ubwo niwe ukurya organize wahora bikekamo protocole ninjye wica niwe tangazaje icyumweru iyo tumaze icyumweru tutabonana birangira duhamagara twaburanye umuvandimwe wanjye azagukoraho rero ugire ngo ubu none nanjye nafashe umwanzuro ndashaka kumwegera muri turiya duce twe ubundi tukajya twirirwa nazo kandi na hafi y'akazi wamugana akazi karimutse mumeze neza ariko namwe tumeze neza ikigendererwa yo kugwata ibibazo rwose ikigendererwa mbere yuko tujya muri byinshi nk'umuvugizi w'ikipe ya Rayon Sport Fazari yararangiye turi gutegura Fazari Tour muri make mwiyevari wa mute muri Fazari murategura mute Fazari Tour kugira ngo tuze kwinjiramo neza wagize ibyo duha muri make murakoze ntabwo byagenze neza 100% uko twabyifuzaga hari intego ebyiri twari twihaye imwe ntitwayigeraho 100% indi ntitwayigeraho ariko tufite gahunda yo kuzayigeraho kuko byo biracyari mu biganza byacu icyambere nuko twihaye intego yo gutwara ibikombe byose bikinirwa hano imbere mu gihugu kuko ko bitararangira icyambere twamaze kugiterura ubwo twaravuze tuti ibikinirwa imbere mu gihugu harimo bibiri biro officiel hari bibiri biro officiel bihoraho hari ikindi kimwe Ferwafa yazanyeho twifuza ko cyahoraho ubwo icyo twamaze kugiterura cya Super Coupe twanatsinze umukeba wacu bitego 3 ku busa byari byiza nibyigenzagenza nkuko Leonidas yarabikomojeho ari gikombe cya RNIT Iterambere Fund nacyo twaragitwaye ubwo nuko banga ibikombe bibiri byamaze gukinwa byarangiye
twakiniye muri iyi fazare twarabitwaye ariko indi ntego twari dufite yari yo kurangiza fazare turi ku mwanya wa mbere ntabwo byakunze ariko ntituri na kure y'ikipe ya mbere biracyashoboka ko twaza twari igikombe cya shampiyona ikindi cyari cyo kugera mu matsinda ya CAF Confederations Cup nabyo ntibyakunze twanabiganiriyeho igihe mperuka hano ese wazabwiye Peter kantu yacometsemo buhoro uvuga uragashaka ukagumishemo ubundi cimpaka umuvugizi n'uvuga ibintu bikorwa n'abantu byavuzwe nawe bigasimbuzwa n'ibindi tukagumishemo cyangwa tukagumishemo nakumva ari byiza reka mbabwire impamvu byibura bihore no mu mitwe y'abareyo ko ariyo ntego yacu intego buryo ushobora kuyigeraho cyangwa ntuyigereho nk'ubu ngubu mutangazaje ashobora kuvuga ati mfite intego yo kuzakora ubukwe mu mwaka utaha 2024 nubwo bitazashoboka nubwo nta yafite iyo ntego arayifite kuba yifite ahubwo ikibazo ni kimwe umushera aravaye nubwo bishoboka ko rero wagira intego n'abakecuru n'abakobwa bari hanze n'ibyabo n'uwijana werutse vuga ati nabuze umugabo ubana w'ubusa icyo nashaka kuvuga nuko intego ushobora kutayigeraho ariko intego ihoraho bigufasha kuzarwana n'umwaka utaha kugira ngo bigereho bityo rero jingo kuba kari akantu karimo byibura n'abareyo bamenye ko ariyo gahunda yacu twe dukina amarushanwa y'imbere mu gihugu dushaka kuzitwara neza mu yo hanze kuko nibyo bizamura ibendera ry'u Rwanda faze ruturu rero byo murayitegura mute kugira ngo nyine twinjire mu bibazo bindi bitandukanye biherekeza nyine bibiri twakiniye bikarangira twarabitwaye hari ibindi bibiri bisigaye igikombe cy'amahoro tutari bukine faze round ya mbere bitewe n'uburyo twitwaye neza mwiheruka igikombe cy'amahoro giheruka nitwe twagitwaye n'igikombe cya shampiyona tubizi neza ko abareyo banyotewe kurusha ibindi byose kubera ko bagiheruka 2019 ubwo yaba ari imyaka ine igiye kwirenga ntabwo tubyifuza rero turashaka kugitwara byanze bikunze narimba bwende ntabwo turi kure turasigwa amanota 6 ikipe ya mbere umuntu ashaka kubitekereza kumva ni ibintu bikomeye kandi nabyo byabikumvikana yateranye n'indi ikurikiraho nayo ubwo byose iyo ngiye ikurikiraho yo ntabwo turi bubibare kubera ko bundi buhese iyo ngiye ikurikiraho reka ndamutse n'inshuti zanjye ziyikoramo bo bita Aimable Ntarengwa ndetse n'amashami Viseni reka mbabwiye ni iyanyu yo ntituyibara kuko bundi buhese byibura basunitse ntabwo bikunda abo ngabo tuzabikuriraho burya atarakwa gitwaye ataragose gwera ibaza umwaka umwibiri polisi baza imyaka 20 mu cyiciro cya mbere ubwo nayo igiye kwigira mwatarakora oya biratandukanye ahubwo reka nkubwire iyo iturusha 6 tuba dugihanga n'iteka ryose hari ubwo yigeze kuturusha 7 muri ifaza nyuma turayamanura tuyegeza kuri 2 gusa twakoze amakosa twemera tugomba gukosora muri phase retour tugomba kuyamaramo rwose ari amanota 6 subwa mbere twaba tuyipanguruye okay muri ayo makosa se nyine mugomba gukosora kugira ngo ayo manota muyapangurure nayaye amakosa twakoze twemera twebwe ku giti cyacu ashingiye kuri twe abakozi ba equipe twebwe abakozi ba equipe ubwo mavuze abakinnyi abatoza natwe tuba hafi ya equipe duhorana umunsi ku munsi hari ibyo twashoboraga kuba twaratanze tutatanze ku buryo bw'100% abakunzi ba Rayon Sport badukurikira tubashimira 100% kuko bakomeje kubinyuma ikipe yabo burya hari gihe njya mbumva muvuga muti nyamara stade yarimo baki nyamara stade yarimo busa nyamara uriya mubare w'abantu 3,000 kuzamura uhoraho muri stade burya ni umubare w'ingenzi wo gushimira wo kubakiraho kugira ngo muri phase retour tuzabe turi tayari niyo mpamvu phase retour turi ku isoko tugomba kongeramo intwaro abakinnyi tugomba kubongeramo tugomba gukosora ibitaragenze neza byose kugira ngo groupe ize kuba muri abo bakinnyi maze kongeramo umwe musiranye babiri cyangwa musigaje bangaye imyanya yego nibyo muri phase ale hagati twongeyemo Muhire Kevin umusaruro amaze kuduha murawubona arimo aritwara neza cyane twongeyemo n'undi rutahizamu witwa Kamara Arseni Kamara numugabo ukomoka muri Guinea Conakry abafite ndabizi ko izo contacts muzifite abakinnyi ba Rayon Sport muzabiganiririze bazabibibwirira numugabo ufite ibiro byinshi kuba ko umusore ameze nka Diara wa kera ikintu rero ni ijambo njya numva n'abandi bakoresha uvuze ibiro byinshi aho guca intege abantu oya ibiro byinshi ni kalite ku mupira w'amaguru kumwataka abantu barabizi ni 9 w'ibiro uzagundagurana uzaryamira abantu ibyo byo ni kalite rwose n'aba Erling Brot Haaland ugiye kubeshya ko adafite ibiro byinshi wabubeshya cyangwa witwa Matete ejo bundi watuzonze wa Crystal Palace ubwo cyo ngiye kuvuga n'umwataka ufite uburyo noneho afite indi kalite abataka banini mu biro badakunze kugira ntabwo ari Maradona ku maguru n'umwataka uzi gukina umupira w'amaguru remise reprise mhereza nguhereze dribble imwe ishobora gufasha ushobora gukina na bagenzi twabonye mu mikino myinshi yakinnye afite igitego kimwera
byaterwa na ligue akina nese umuntu uvuye muri za Maroc byo byakumvikana nahoze mbakurikirana buriya agenda umufana wanyu nahoze numva muvuga ngo Kazakhstan ngo ari abantu bavayo bakaza badashoboye numvaga Leonidas asa nk'ubivera hari umuntu ushobora kuva muri Kazakhstan byanze ariko hano akabishobora muri championnat yacu akaba ari umwana biba gake hari umuntu ushaka kuva muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo byanze yagira akaba ari umwana ibintu byo birahinduka umupira nagusa nundi uyu mwataka no kuzukaza hano mu Rwanda kamera nk'uwitwa Suda Budara bawumveye ngo uyu mwataka nka Suda Budara nyine agomba kumukabiriza n'umukinnyi uyu mwataka komereza ku myanya igihari nabo mukeneye kongera twari twasize imyanya 4 muri Fazale twongeyemo babiri hagati muri Fazale ariko uyu nguyu turamubara nk'uwa gatatu uyu Arsene Kamara kuko ntaradukinira azadukinira muri Fazale 2 hari n'indi myanya ibiri rero tugomba kongeramo abakinnyi Cedric aravugwa rero mutubwireho nawe yarivugiye ubu nibyo nibazo tugiyemo twihuta ntabwo ndi bujye muri detail ngo nkubwire ngo hari umukinnyi uyu nguyu twavuganye hari uwo tutavuganye gusa ubuyobozi bwa Rayon Sport kuri ku nama barimo bagirana n'abakinnyi bakuru barimo bagirana n'abatoza ikipe ya Rayon Sport iri willing iri mirashakisha abakinnyi beza kurusha abandi bashoboka kuri iri soko ryo mu kwa mbere niba na Cedric arimo ntawamenya uburyo bizarangira ariko Cedric se umukinnyi wa Rayon Sport ngo muganireho ariko namurabibonye nawavuga nabonye n'abandi baje ubwo birajyana n'ibyo baravugana sefu mugunga byombi byose kirongozi birajyana rwose igisubizo ndi bubahe n'ikimwe ntago ndi bubahe detail ngo babwire ngo runaka turi mu biganiro runaka ari businye mukinnyi mwisa wese muramwifuza ariko se nigeze guhamagara kera Minisitiri Mitara arambwira ngo ndashyuhaguza ndi kumubaza iby'amavubi umutoza w'amavubi none mwebwe ko ni muri gushyuhaguza ko nta mutoza mukuru ko turaza tuvuga abakinnyi uyu wungirije umutoza we bimeze bite baraguma umutoza wa Rayon Sport yitwa Mohamed Wade niwe mutoza wa Rayon Sport niba hari buze umutoza mushya mukuru niba hari buze umutoza wungirije Mohamed Wade niba Mohamed Wade ari bugumana ikipe gutyo bwumvuze options eshatu zitandukanye ibyo bintu byose birashoboka birimo biraba handled n'ubuyobozi tumaze iminsi nyuma ya match ya Kiyovu Sport no ku munsi w'ejo hashize abakozi ba ekipe bari barahawe akaruhuko impamvu mwabonye ku munsi w'ejo ekipe yasubukuye na esi niyo mpamvu twamubuze rega niba twakabaye tumuha n'abakozi bo mu biro nabo twari twarahawe akaruhuko ubu ngubu byongeye gutangira intambara ubuyobozi bwa Rayon Sport bwakomeje gukora no mu biruhuko ariko abakozi twe twarahawe akaruhuko ubwo rero muri iyi minsi ije kugera muri iyi minsi mikuru mugiye gusesengura amaseve cyangwa musesengura umutoza ariko ngabo ubwo twavuga ko bitarenze se umwaka kuko ivuga ngo iminsi ngo iri imbere bitarenze umwaka itariki 27 nibwo transfer window iri buze gufungurwa transfer window iraza gufungurwa twebwe twinjiye ku isoko nk'abashaka abakinnyi ariko sindi bujye mu madetail ngo nkubwire ngo runaka ufite amasezerano mu yindi kipe runaka tutarasinyana amasezerano ntarabona icyangombwa kimwemeza nk'umukinnyi wa Rayon transfer window ntiranafungura sinshobora hanyuma ngabo bivuye ariko ndacyari ibyo mutoza murabyemeza ryari nibuze kuvuga ngo atangirana ikipe amenye niba ari Wade avuga ati nge mfite aba naba ngabo Wade yatangiye imyitozo umutoza wa Rayon Sport ni Mohamed Wade impinduka izo zose zazatanga mwamuhaye icyizere cy'umutoza waratubwira iyo tumubajije aratubwira ariko se murashaka iki mwabantu mwagiye mukabaza ubuyobozi ko nanjye ahubwo ninjye nimwe nakabaye mbaza kuko mwe izo interview ziba kenshi muhagaze iruhande Peter tuba turi kumwe kenshi yabivugiye oya ibyo bintu ntago ariko oya ndabizi ko bivuga ahubwo abari right abari mukuri ahubwo mwe mumubaza niba twaramugiriye icyizere mute kandi mumubona kuri touchline kuba ari umutoza wa Rayon Sport uri muyitoza yafashe Rayon Sport kuri journée ya 4 niba atari ya 5 ayifata Rayon Sport ifite amanota 6 yari yaranganyije match 3 itsinda match imwe iyi run y'imikino hafi 10 cyangwa irengaho arayikoze ubwo uzovuga ko atagiriwe icyizere hanyuma tukiri kuri uyu mutoza wavuze yuko aho ekipe yagaze nyuma ya Fazare hari amakosa abakozi mwese mwishinja ibyo mutakize mu bikorwa umutoza nawe ari muri abo ngabo mushyira amakosa twese uko navuze abakozi ba ekipe abatoza n'abakinnyi twese ariko abo muri office ntago bajya mu kibuga mwege mugira amakosa ni bana ni kuvuga cyane niba mudahemba cyane niba mudatanga prime cyangwa gihe cyangwa mubashyira amazi bamwe ni mu rwego rwo mubadindiza mubana cyane barabateye forfait oya twese dutsindirwa hamwe tugatsindira hamwe niyo mpamvu mwepe yo mwatsinzwe rero yes ariko noneho muhire Keve reka tugaruka kuri Keve yasinya meza ngako yasinya meza yongeye kurangiza Fazere
agahita yigenda Muhire Kevin umukinnyi wa Rayon Sport kugera ubu ngubu ari under contract, niyo mpamvu yatangiye n'imyitozo ku munsi w'ejo hamwe na bagenzi be. Umukinnyi wa Rayon Sport rwose igeza ryari ku kijyanye n'amasezerano ye rero, ku kijyanye n'amasezerano nicyo tugomba, nicyo ngiye kuvugaho. Amasezerano aba hagati y'umukozi n'umukoresha. Amasezerano niba mumubona mu kibuga bivuga ko ari under contract, ariko se ntiwavuga uti igeze igihe iki n'iki ubu kontaro yawe we ntuzigiye izagarukira se. Nje ndakizi, niyo mpamvu amaze kuba umuyobozi cyane, ngo kontra yawe izarangira ni icyaha se. Ariko se nuko twakoranye barakoranye no mu makuru yose agenda acicikana bavuga bati umukinnyi runaka has signed a contract of 2 years. Kuvuga ko Muhire yasinye 6 amezi 6 wabuciye inka cyangwa bavuga ko Muhire yasinye kontara isaha ikipe yazamutwara none se yasinye kontara itarangiye. Oya reka bisobanure neza. Sport isanga amasezerano y'abakinnyi aba releasing abaha uburenganzira bwo kujya hisumbuyeho mu gihe babona iyo deal. Ibyo byo si umwihariko kuri Muhire Kevin, ni bisanzwe. Niyo mpamvu ari umuhungu umwe wigeze kuvuga ngo ntabwo ari gereza, nicyo yaminingaga. Abavuga ko bivuga uramuzi ko ari wabivuze komerezaho urumva nicyo yavugaga. Mu gihe Muhire Kevin yabona deal yisumbuye kuyo afite muri Rayon Sport ari free to go, ariko natayibona n'umukinnyi wa Rayon Sport kugera iyi sezirangiye. Okay, pia turacyakomeza. Youssef yaratashye. Youssef ni umukinnyi nawe wa Rayon Sport ufite amasezerano, afite uruhushya rw'ubuyobozi. Ku munsi w'ejo ntabwo yakoze imyitozo, kugera ryari aragaruka mu myitozo vuba, aratangira n'abandi faze. We mwavuze ko atakigiye rwose we n'ubuyobozi bwa Rayon Sport turaza gukomeza. Mugadamu we yararangizanyije. Mugadamu ni umukinnyi tutazaba turi kumwe muri faze retour. Bivuze ko ubunyanye mwarangije ariko nawe amezi ndumva byari byavuga ko yarangije. Musa Esenu ni umukinnyi urangije amasezerano mu ikipe ya Rayon Sport, nayo mpamvu mutamubonye mu myitozo ku munsi w'ejo, ariko hari ibiganiro hagati ya Rayon Sport nawe ku kuba yakomeza cyangwa mu kuba yajya n'ahandi, bizaterwa n'uko ibiganiro bye bare nawe Jera bubwo bari n'abakinnyi b'ikipe bahawe uruhushya nabo bari mu biruhuko, ariko baragaruka mu myitozo nawe vuba, niba atari uyu munsi ku munsi w'ejo. Ari Adolphe nawe ko bari byamurebaga. Adolphe nawe ari muri case imwe imeze nk'iya Musa Esenu. N'abakinnyi bari barimo bagana ku musozo w'amasezerano yabo, ariko bari buze kuganirizwa kuko Rayon Sport iri willing kubagumana, turifuza kubagumana. Tujya muri Masudi Juma rero. Masudi Juma yarabatsinze ndetse n'igihe cyo nimwemerewe kuzandikisha abakinnyi mutaramwishyura. Yego, burya ndanashimira Radio Flash FM guspekira hari igihe biba atari byiza, ariko mwadutumiye ngo tubisobanure neza. Radio Flash muri abanyamwuga rwose. Masudi Juma Irambona yaradutsinze, aranadutsinda yewe burya twagomba kumwishyura amafaranga akaba hafi miliyoni 10. Hari ibyiciro twumvikanye nawe Juma Masudi Irambona y'uburyo tuzamwishyura muri ibyo byiciro. Ibyo byiciro twarabyubahirije kugera ku cyiciro cya nyuma, dusabira imbabazi ko twagomba kuba twaramuhaye miliyoni 2 n'igice twari tumusigayemo bitanitse itariki ya mbere y'uku kwezi. Ntabwo twari twakayamuhaye, ariko turasezeranya abakunzi b'umupira w'amaguru, abakunzi ba Rayon Sport ko igihe cyo kwandikisha abakinnyi kizagira twaramwishyuye ku buryo nta kibazo tuzagirana na player registration. Miliyoni 2 n'igice ze itariki 27 azaba yarazibona. Ariko ngabo harabavugaga ko ngo mwategereje ko federasiyo ibandikira ibibamenyesha ko bibibutsa muri miliyoni. Oya, dusanzwe dufitanye amasezerano y'ubwishyu hagati yacu na Masudi, nkuko mubizi n'umuyobozi wa Rayon Sport muri Assemblée Générale yabibwiye abanyamuryango ko hari abantu twari dufitiye amadeni twe nk'umuryango wa Rayon Sport, amadeni menshi cyane, ariko yagiye agabanywa ku kigero cya 70% amadeni ari maragenda yishyurwa. Muri abo harimo na Masudi, rero twavanye hafi kuri miliyoni 10, ubu tugeze kuri miliyoni 1. None se ngabo ibintu by'amadeni n'amakinnyi n'abakitoza banyu n'andi makipe, hari igihe ujya kwibwira ngo nk'ibyo bya Masudi bimazemo hagahita hidumukiza ibindi abantu batatekereza. Abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport bizere ko ibya Masudi ni mu birangiza, nta bindi bintu bizidumbukiza nyuma yabyo bigahita biteza ibindi bibazo byatuma nabwo mutandikisha. Reka mbisobanure neza. I'm going to quote ubuyobozi bwa Rayon Sport ibyo bwabwiye abanyamuryango. Ikipe ya Rayon Sport igira ibibazo bya mikoro, kuko ntabwo tugira aho dukura. Perezida wa Rayon Sport ahora bigarukaho kenshi, nyakubahwa Jean Fidel Uwayezu, ntabwo tufite ikigega cya leta tugenda dukoramo, ariko tuzakora ibishoboka byose kugira ngo ayo madeni agabanwe. Kuri icyo warubajije rero, nta mutoza cyangwa umukinnyi, umukozi wa Rayon Sport uzongera kurega Rayon Sport ngo ayitsinde bishingiye kuri contract termination yakozwe mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Mutandukana mwabyumvise. Sige dutandukanya na abanyamategeko barenze umwe ba Rayon Sport bicaye bakanegosia, nugiye gutandukana na equipe agasiga bisinyiye
ko atandukanye na Rayon Sport mu buryo bukurikije amategeko aho tutarahira rero ngo tubwire abantu ngo ntibizongera ni ukugira delay mu kwishyura abakozi bacu ibyo ngibyo byo bishobora kubaho iminsi ngahe ariko niba mubikurikirana namwe murabizi ko bitagikabije nta mukinnyi cyangwa umukozi wa Rayon Sport ukijya mu mezi 2 ngaha 3 adahembwa ni delay ishobora kuba iminsi 5 iminsi 4 iminsi 3 ariko ibyo byo rwose muracyumva se abakinnyi ba Rayon Sport banze gukora imyitozo ngo ibyo ntitukibyumva ariko na hari ingingo yari yavuzwemo ko hari akantu k'akadeni abishyuza hari ubwo se mwigeze mwumva ngo transfer ban ngibiki uburyo bwacu na hari amafaranga tugomba hari nanjye niyo mpamvu nakubwiye ni none bya Masudi byarangira nabo bafite akagira ubyutsa dosi uburyo bwo kwishyura hari ingingo bwakozwe neza uko bikwiriye ku buryo nta kibazo na kimwe dufitanye ikindi cya mbere cya nyuma wenda kindi nanjye nkubaza cy'ibyo cy'amadeni Rayon Sport yagize gutyo ibonye ubuze mu matsinda tubona leta zimwe za Amerika banditse ibaruwa irega Rayon Sport ko ibishaka kugaragara kuri mpuzamahanga ntabwo ari leta zimwe za Amerika ibaruwa yaturutse White House ibaruwa yaturutse kwa Joe Biden umuntu avuga ati Rayon Sport yaranyambuye yakoze ibi n'ibi rura rubanza rwo rumeze rute murakoze hari umuntu wasinye amasezerano n'umuryango wa Rayon Sport mu mwaka wa 2009 niba atari na 10 y'ibijyanye no kuduha ibikoresho bya sport harimo n'imyambaro uwo muntu yari yaturutse mu gihugu cya Uganda uwo muntu adushinja ko ngo ntabwo adushinja ko twebwe tutamwishyuye wenda nk'ibintu twagombaga kumwishyura adushinja ko twari twasinye amasezerano y'imyaka 10 ariko twaba twaraciye inyuma tukajya kugura ibikoresho ahandi aho kugira ngo abe ari we tugurira kandi twarasinye ayo masezerano y'imyaka 10 yagomba kurangira mu 2019 ayo masezerano yarasinywe turabizi turabyemera ariko natwe tumushinja ko ahubwo atakomeje gufurnisa kuko amasezerano yagenaga ibyo agomba kuduha n'uburyo tugomba kubyishyura nawe rero hari ibyo atakoze bityo icyo kirego twebwe nta nubwo twabonye yari kubibafurnisa se mutabitumyeho iyo komande ya mbere twarayikoze ntiyazana ikarite ibyo bamwumvikanye n'umubara n'ibiki byose yazanye yazanye Argentine ku ikubitiro ntiyaduhaye ibyo twumvikanye rero ntitwogiye gukora komande kuko twabonaga atari kuzuza nabagenda ukosore ya mbere ibimenyetso byerekana ko iyo komande yazanye n'ibiki byose mutayemeye birahari ibyo birahari nta kibazo na kimwe dufite muzajya kurubanza nzabaherekeza muri Amerika nanjye azajya kurubura azajya muri nari mari naziraga imyenda azajya muri coverage ushobora kujyayo ukayita mu Rwabayanga bagira ngo mu Ruganda ikibazo mfite dushobora kujyayo ku rukiko ntitumubone yaciye mu twatsi yagiye gushimira ibyagezweho ahandi tekereza ni byinshi kandi iminota yagiye ariko turahari rwose nimwongera no kudukenera tuzagaruka ese umugati ni amahoro umugati ni amahoro abantu barawukeka ko yabari abantu bo bihorera abantu barawukeka ko cyane deni wari wafoto yawushye nawe wanabikwiye abantu barawukekagura ku bwinshi yego projet yacu y'umugati iragenda neza yewe hubwo reka mbabwira akantu kamwe twabashyiriyeho na promotion y'iminsi mikuru ku bantu barangura hari ibiciro twagabanyije kugira ngo iminsi mikuru barya umugati nawe utware mu cyaro ko abantu bashaka kujya ku giti cyanjye sinemera ibintu byitwa iminsi mikuru ariko abantu bayemera reka tubabwiye ko twabashyiriyeho promotion umugati witwa milk bread wari usanzwe ugura amafaranga 2,000 twawushyize ku 1,700 hanyuma sandwich wari usanzwe ugura amafaranga 1,400 twawushyize ku 1,100 urumva ko ari